Uyu munsi tugiye kuganira ku ndangagaciro ikaba n'umuco ukomeye cyane wo kwihesha agaciro. Ubundi mu busanzwe muri sosiyete tuzi ko nta muntu udafite agaciro. Urwego waba uriho urwo ari rwo rwose uba ufite agaciro kangana n'uwuriwe. Tugiye kugaruka ku muco wo kwihesha agaciro. Dusobanukirwe uwo muco uwo ari wo. Dusobanukirwe akamaro ko kuba ufite uwo muco mu buzima bwawe bwa buri munsi. Miss Isheja, Karame. mbere na mbere ubundi wowe umuco wo kwihesha agaciro urawumva uti? Mwakoze. Mbanje gusuhuza abantu badukurikiye, igihe wumva nitwa Miss Isheja mfatanyije na Yambi Fabrice. Umuco wo kwihesha agaciro ni umuco dukeneye twese kuko agaciro karakenewe kiyongera kuko abantu dufite. Birumvikana cyane. Ku gaciro umuntu avuka afite nk'umuntu nyirizina, hari akandi gaciro aba akeneye kugira ngo muri sosiyete tugire uburyo tumwubahamo, tugire uburyo tumutwaramo, tugire n'uburyo tumufata.